mu by'ukuri agiye gukora nyuma yo kwerekeza hariya ku mugabane w'iburayi ni Davis D wise Shine Boy aravuga ati Afrobeat igomba kugaragara Shine Boy kubera ni nakazina yise nyine mu muziki kajyanye n'ibihavuga ati ngewe urumva Shine anagakoresha ku rubyiniro cyane rwose aravuga ati Shine Boy yego nari mbizi dosara kurikira cyane ni igitaramo rero kizaba ku itariki 20 avuga ko ari Afrobeat ya hano iwacu mu Rwanda igomba kugaragara ku rubyiniro mpuzamahanga nkuru ni igitaramo rero kizaba kirimo n'uwitwa Ruga hanyuma ariko kandi Bruce Melody uri kwitegura gushyira hanze album yamaze guhamya rwose ko afitanye umushinga w'indirimbo witwa Ben Soul uyu ngo yahoze mu itsinda rya South Soul akavuga ko rero ari umushinga wamaze kurangira ndetse ko rwose indirimbo iza kuza kujya hanze mu minsi mikeya iri imbere reka mbabwire ko muri gospel ni All Women Together ni igiterane gisanzwe kiba by'umwihariko gitegurwa na Women Foundation akaba rero ari igitaramo kizaba guhera ku itariki 3 kugera ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8 hongeye gutumirwa umunyanigeria Snatch uyu nomwe mu baramye babahanga cyane akaba mu by'ukuri afite indirimbo zikundwa hano iwacu mu Rwanda aheruka gutaramira muri stade ya Wembley ibihumbi 15 nibo bari muri arena hanyuma ariko byari biryoshye cyane ndetse agiye gutaramira Miami Snatch abone kuza mu gihugu cy'u Rwanda reka mbibwire kwitwa Papa Cyangwe yatangiye urugendo rushya nyuma yo kubura YouTube channel yiwe uyu munsi aravuga ati no gutangira zero kandi tukabyubaka tukazabigeraho numwe mu bahanzi rero nawe mu by'ukuri wafuye ibihe bikomeye cyane yego bundi imbuga nkoranyambaga zose yari yazibuze aza kugira umugisha wo gusubira na Instagram ariko YouTube byanga kugaruka nyine baramwinjiriye ariko aravuga ati reka dutangire urugendo rushya nyuma kandi babwire yuko witwa Rema yamaze gushyira hanze album igiye hanze nyuma yo kwavuze ko mu by'ukuri abahanzi batakiri batatu bakomeye muri Nigeria ahubwo babaye bane aravuga ati hari Burna Boy hari Davido hari Wizkid ariko nanjye mukwiye kuntekerezaho album rero yamaze kujya hanze by'umwihariko akishyira hanze yashimiye abaharuye inzira aravuga ati hari abahanzi bakomeye bagiye baduharuye inzira rero mu by'ukuri bakwiye icyubahiro hanyuma kandi bagwire kwitwa Cindy Sanyu avuga ko ngo byamugoye cyane kwizera ko Jackie Chandiru yabaswe n'inzoga ati twese dusomaho bwa mbere twari kumwe biza kuntangaza kumva yuko mu by'ukuri uyu mugore ibyo byabwenge byamwigaruriye ati nabyemeye mbibonye ariko kandi nyine nashimira Imana ko agenda atera imbere umunsi ku munsi Chris Brown ari gukora ibitaramo bizenguruka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyise 11-11 ni ibitaramo byitezwe ko ku musozo wabyo azaba yinjije miliyoni zigeze kuri 80 n'amafaranga menshi mu by'ukuri avuga ko z'amadolari yiteguye rwose gusarura muri ibi bitaramo ati nubwo mpagaze ndi njyenyine ndi kubikora njyenyine ariko mu by'ukuri n'amafaranga nifuza kuzaba ngezeho nuva nasoza gutyo ibindi twaza kubirambura muri Showbiz Today urakoze cyane Moses rero ngushimire cyane